reka mbanze nshimire ukomeza gukurikira Umubwiriza Online TV umunsi ku munsi. Kora like na subscribe na share kuri iki kiganiro ku nshuti zawe maze nazo zimenye ukuri. Uyu munsi tugiye kugaruka ku bantu bizihiza Noheli. Ese ukuri kwa Noheli ni ukuhe? Njyewe mwateguriwe ikiganiro nanjye Tuyubahe Jonathan, mugiye kukigezwaho nanjye Tuyubahe Jonathan. Nkurikirana. Ukuri ku birebana na Noheli ni ukuhe? Abantu babarirwa muri za miliyoni bo hirya no hino ku isi bizihiza Noheli kubera impamvu zitandukanye. Hari abayizihiza bitewe no kuyikundira ibirori gusa, aho basabana n'inshuti n'abavandimwe. Abandi bo bibafasha gutekereza ku Mana cyangwa gufasha abakene n'abatishoboye. Abo bantu baba bumva ko ibyo bakora bikwiriye. Cyakora dushingiye ku mpamvu zikurikira, ntibaba bazi ko ibyo bikorwa byiza bifitanye isano n'imigenzo ya gipagani. Impamvu ya mbere ni uko abenshi mu bizihiza Noheli bumva ko baba bizihiza ivuka rya Yesu. Icyakora muri rusange abahanga mu by'amategeko bemeza ko itariki yavutseho itazwi. Hari igitabo cyavuze giti abakristo bo mu kinyejana cya mbere banze kujya bizihiza itariki ya Yesu yavutseho, kuko bashakaga guca ukubiri n'imihango ya gipagani yose. Birashishikaje kuba nta hantu na hamwe muri Bibiliya havuga ko Yesu yaba yarizihije ivuka rye cyangwa iry'undi muntu uwo ari we wese, ahubwo yategetse abigishwa be kujya bizihiza urupfu rwe. Tubisanga muri Luka 22 umurongo wa 19. Impamvu ya kabiri ni uko intiti nyinshi zemeza ko imyinshi mu migenzo ifitanye isano na Noheli atari iya gikristo, ahubwo ari iya gipagani. Muri iyo migenzo harimo ifitanye isano n'umusaza uha abapagani impano, ariwe witwa Père Noël. Gutanga ibiti bitandukanye bya Noheli, guhana impano, gucana buje n'ingeri z'ibiti, guterura amakamba y'indabyo no kuririmba indirimbo za Noheli. Hari igitabo cyavuze ibirebana n'imwe muri iyo migenzo igira iti, iyo abantu benshi batanga impano za Noheli cyangwa bakazihabwa kandi bagaterura amakamba y'indabyo mu ngo zabo no mu nsengero, ntibaba bazi ko barimo bakurikiza imihango ya gipagani. Icyakora ushobora kuba wibaza niba gukurikiza iyo migenzo hari ikibi kibirimo, dore ko isa naho nta kitwaye. Ibyo bifitanye isano n'impamvu ya gatatu. Imana ntiyemera ibyo kuvanga imigenzo ya gipagani n'imigenzo y'idini ry'ukuri. Imana yakoresheje umuhanuzi Amosi maze abwira Abisiraheli bari baramwigometseho ati, nanze iminsi mikuru yanyu, narayizinutswe, nkuraho urusaku rw'indirimbo zawe. Tubisanga muri Amosi 5 umurongo wa 21 kugeza uwa 23. Kuki Imana yakoresheje amagambo nk'ayo akomeye? Reka dusuzume ibyo abaturage bo mu bwami bw'amajyaruguru ya Aziya ya kera bakoraga. Umwami wabo wa mbere ari we Rehobowamu yatuze ibimasa 2 bya zahabu abishyira mu migi ya Dani Betari, maze atuma abaturage babisenga aho gusenga Imana mu buryo yemera mu rusengero rw'i Yerusalemu. Nanone umwami yashyizeho iminsi mikuru, ashyiraho n'abatambyi bo gufasha abaturage kuyizihiza. Urwa mbere rw'Abami 12 ku murongo wa 26 ugeze 33. Ni muri Bibiliya ijambo ry'Imana. Ibyo Abisiraheli bakoze bagasanga naho babitewe n'impamvu yumvikana. N'ubundi kandi bakoraga ibyo bintu byose bibwira ko bagamije gusenga Imana no kuyishimisha.
ariko ayo magambo akomeye Imana yavuze binyuze kuri Amosi no ku bandi bahanuzi agaragaza neza uko yabonaga ibikorwa nk'ibyo. Binyuze ku muhanuzi Malaki, Imana yaravuze iti ndi Imana sinigeze mpinduka. Tubisanga muri Malaki igice cya 3:6. Ese ibyo ntibigaragaza uko Imana ibona imigenzo myinshi ikorwa mu gihe cyo kwizihiza Noheli muri iki gihe? Abantu babarirwa muri za miliyoni bamaze gusuzuma ibyo byose bafashe umwanzuro wo kutizihiza Noheli, ahubwo bishimira kumarana igihe n'inshuti zabo n'imiryango yabo kandi bagafasha abakene mu gihe cyose babyifuza. Inshuti y'umubwiriza Online TV, niba wizihiza Noheli, reba imigenzo ugiye gukora niba atari iya gipagani. Nusanga ari iya gipagani uyihorere. Inshuti y'umubwiriza Online TV, mu buryo bwo kwirinda imigenzo ya gipagani muri Noheli, abenshi bafashe umwanzuro wo kureka kwizihiza Noheli kugira badakora imigenzo ya gipagani. Niba nawe wizeye kwirinda imigenzo ya gipagani, ukacumurira muri Noheli, ukaba wajya no mu bindi bikorwa byinshi by'ubushukanyi kubera Noheli, cyiza ni uko wareka kwizihiza Noheli. Uyu ni umubwiriza Online TV, nitwa Tuyubahe Jonathan. Dukomeze tubane mu bindi biganiro. Bye bye. Isi yubahe Yesu.